ijambo ryawe Mana niryo rituyobora. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Kandi uyoborwa naryo ntabwo azarindagira. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Ndagusuhuje wowe uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Imana iguha umugisha. Tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo ni iki kigiye kuba ku isi. Hashize imyaka isaga 2750 Yesaya ahanuye ibyago bizaza ku isi yo mu minsi y'imperuka. Tubisoma mu gitabo cye mu gice cya 24 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Ubwo Imana yamutumaga guhanura amakuba, ibyorezo, umwiryane n'ibihano by'imanza zayo bizasukwa ku batuye isi yo mu minsi y'imperuka, uyu muhanuzi yari afite umugore n'abana babiri. Bihamenywa n'igitabo cye mu gice cya 7 umurongo wa 3, igice cya 8 umurongo wa 3. Umurimo yawutangiye mu mwaka wa 740 mbere y'ivuka rya Kristo, umwaka umwami Uziya yatanzemo. Umurimo wo guhanura yawumazemo imyaka 59, awusoreza mu karengane gashishana kahitanye ubuzima bwe mu mwaka wa 681 mbere y'ivuka rya Kristo, akerejwe urukerezo azira kwerekana ukuri kw'ibyo yavugaga. Byanditswe muri cya gice cya 24 ku murongo wa mbere ngo, dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, bizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Umurongo wa 4, igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege. Uyu murongo wa 4 witeho cyane. Maze wa 5 no 6 yo uyicaho akarongo, kuko byanditswe ngo, kandi isi ihumanije n'abaturage bayo kuko bisha amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Nicyo gituma umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Maze umurongo wa 7 uravuga ngo, vino yihira irarira, uruzabibu rurarabye, ab'imitima iguwe neza bose barasuhuza umutima. Ibyishimo bitewe n'amashako, vuvuzera, inanga, imbyino, imyirongi, ibicurangishwa by'uburyo bwose, ibyishimo bitewe n'amashako birashize. Urusaku rw'abanezerwa rurahoze, umunezero utewe n'inanga urashize. Ntibazanywa inzoga baririmba, ibisindisha bizasharirira babinywa. Umurwa uvurungana urasenyutse, amazu yose arakinze kugira ngo hatagira uwinjira. Bararirira mu miharuro kuko babuze inzoga, aho umunezero wari uri harazimye, ibyishimo byo mu gihugu birahebwe. Ayo magambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 24 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Iyo ubuhanuzi bwasohoye buba ari ibyaduka, ubutarasohora bwitwa ubuhanuzi bw'ibizaba, ubwasohoye kera bwitwa amateka y'ibyahanuwe. Ubu buhanuzi bwa Yesaya rero bwujuje iyo migabane uko ari 3. Mbibutse ko insanganyamatsiko rusange dufite muri aya mavuna ivuga ngo tubwire ibyo bizaba ryari. Ubuhanuzi Kristo yabwiye intumwa ze bukubiye muri iyo migabane uko ari 3 nk'uko twabibonye, ariyo amateka, ibyaduka n'ibizaba, cyangwa se ubuhanuzi bw'ibyabaye, ubuhanuzi bw'ibiri kuba n'ubuhanuzi bw'ibizaba. Abinyujije mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya rero, Uwiteka yerekanye ibintu 3 bizakururira isi ibyo byago byose n'amakuba, bikarimburira abayituye muri Gihenomu, bikarimbura abatuye isi, bigacura injereri mu matwi yabo, ari byo kwica amategeko y'Imana, guhindura ibyategetswe no kwica isezerano ridakuka, ari ryo isabato y'Uwiteka Imana umuremyi.
Iyi niyo mpamvu ikomeye yo kugwiririrwa n'amakuba akomeye isi idashobora kwikuramo uko tuyitegereza uyu munsi wa none, kandi bikaba bitadusaba gushakira ikibazo ahandi n'igisubizo ntitugomba kugishakira ahandi. Niba ikibazo kiri mu kwica amategeko y'Imana, igisubizo ntitugishakira mu kuramya ibyaremwe, igisubizo turagishakira mu kwiyunga na ya Mana twishe amategeko yayo. Umva neza, bitaraba byari byarahanuwe ngo isi iragenda irushaho gusuzugura buri tegeko iryo ari ryo ryose. Ellen White yabyanditse mu gitabo cye cyitwa Ibizaba mu minsi y'imperuka. Igitabo cyasohotse mu mwaka w'2004 ku rupapuro rwa 16 cy'igifaransa cyitwa Événements des derniers jours. Ibi kandi biri kutubaho, bikatubaho kuri uyu mubumbe, biradutera kwigiza y'Imana aho kwiyegereza no kuyihungiraho, kandi ariyo yari ifite mu biganza byayo agakiza. Turasakirana no kuzura kw'ibyahanuwe aho kudusiga twiyunze n'Imana bikadusiga tuyivuyeho burundu. Muri iyi si y'urujijo rw'inyigisho z'ibinyoma, urujijo rwabonye akito mu nyigisho z'ibinyoma kugeza ubwo zicengera zikagera kure cyane, ndetse n'ahari ukuri zisiga zishegesha imitima ya benshi. Kutagira amakuru ahagije kuri ibi bitera benshi gukekeranya no kwemera ibitari ukuri, ndetse n'ibitari byo ugasanga nta makuru babifiteho, kandi inyandiko zibitswe ziri iwabo ziri hirya no hino. Imana irakoresha uburyo ubwo aribwo bwose bwo kugira ngo twegere intebe y'ubuntu bwayo tudatinya, ariko ikibabaje ni uko benshi bayirwanya. Byanditswe mu gitabo Ibizaba mu minsi y'imperuka ku rupapuro rwa 18 ngo abishyira munsi y'ubugenzuzi bw'Imana kugira ngo bayoborwe kandi batwarwe nayo bazasobanukirwa n'uruhererekane rw'ibimenyetso rufite gahunda ihoraho yateganije, ikanategeka uko bizakurikirana. Aya magambo ushobora no kuyasanga mu gitabo Ibihamya by'itorero cya 7 cy'icyongereza ku rupapuro rwa 14. Ibyaremwe byavugije impanda ntitwumva ijwi ryabyo. Habonetse inda mu biti zibasira inturusu ntitwumva iryo jwi. Hadutse indwara y'ikirabiranya mu myumbati no mu nsina z'ibitoki, tubibona nk'ibisanzwe. Haduka nkongwa isanzwe yakurikiwe na nkongwa idasanzwe nk'ijwi ry'impuruza. Haduka inzige zo ziza ari simusiga, dore ko bahanga mu binyabuzima batangaza ko mu isaha imwe zirya ibihingwa byatunga abagabo 1000. Erega mbibutse neza ko Imana yashakaga kutwigishiriza ku gitabo cy'ibyaremwe, ikongera ikatwigishiriza mu byanditswe byera, ikatwigishiriza mu ijwi ry'umutima namuhana n'ubundi buryo ubwo aribwo bwose kugira ngo dushobore gusobanukirwa urukundo rwayo. Erega ibyaremwe byose biravuza impanda iheruka, nk'uko Uwiteka yabivugiye mu kanwa k'umuhanuzi Amosi mu gice cya 4 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10, yerekana ibizakurikirana n'uko bizaba bimeze. Ibiri kuri uyu mubumbe n'ibyawubayeho kuri bamwe ntibitunguranye. Abari maso kuri buri kantu kose kari kuri uyu mubumbe bariteguye, keretse abahumiriza amaso yabo ndibo bonyine batazarabukwa ibyabaye. Uwiteka binyujije mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya yaravuze ati, gukiranuka kwanjye kuri hafi, agakiza kanjye karasohoye, amaboko yanjye azacira amahanga imanza, ibirwa bizantegereza, kandi ukuboko kwanjye niko baziringira. Umurongo wa 6, Yesaya 51 umurongo wa 6. Nimwubura amaso yanyu murebe ijuru, murebe no kwisi hasi. Ijuru rizatumuka nk'umwotsi, n'isi izasaza nk'umwambaro, n'abayibamo bazapfa nk'isazi. Ibi ni ibyavuzwe kandi bigomba gusohora. Ibizahitana abantu Yesu yabishyize mu bimenyetso bizaranga iminsi y'imperuka. Abivuga muri Luka igice cya 21 umurongo wa 11 ati, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Yungamo ati, abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba ku isi. Luka igice cya 21 umurongo wa 26. Asesengura ibimenyetso bizisukiranya ku isi, Ellen White yabyanditse mu gitabo Umurimo wa Gikristo ku rupapuro rwa 51 cyasohotse mu mwaka wa 2019 ingeri yacyo ya mbere. Ati, neretswe abaturage b'isi bari mu muvurungano, intambara, kumena amaraso, ubukene, inzara n'indwara z'ibyorezo byari byuzuye mu isi. Amaso yanjye yavanwe kuri ibyo, byasaga naho hari agahe gato k'amahoro. Akagahe gato k'amahoro kubwo kahanuwe kagombe kabeho. Nanone nongera kwerekwa abatuye isi
kandi ibintu byari byongeye kugira udubi. Imyigaragambyo, intambara no kumena amaraso bijyanye n'inzara n'ibyorezo by'indwara byari byayogoje ahantu hose. Intambara yatumaga habaho inzara, kwifuza no kumeneka kw'amaraso byatumaga habaho ibyorezo by'indwara. Nuko imitima y'abantu iratentebuka bitewe no kwibwira ibyenda kuba ku isi. Aya magambo ngo imitima y'abantu iratentebuka bitewe no kwibwira ibyenda kubaho ku isi, iki nicyo gikadusohoyemo, kuko twamaze kubona amagambo avuga ngo byasaga naho agahe k'amahoro kongeye kubaho, ariko ngo nongera kwerekwa abatuye isi, kandi ibintu byari byongeye kugira udubi, byayogoje ahantu hose nk'uko tumaze kubibona neza. Iki ni ukuri. Mu isohora ry'ibyavuzwe n'Imana rero, mu mwaka w'1720 nyuma y'ivuka rya Kristo, isi yose yasakiranye n'icyorezo cya Green Blood. Cyari gifite ibimenyetso bisa n'iby'ibicurane, cyayihangayikishije kuyingayinga uburyo COVID-19 imeze muri iyi minsi ya nyuma. Uburayi nibwo bwashegeshwe cyane n'icyo cyorezo. Abambere bishwe n'iyi ndwara nabo muri Marseille mu Bufaransa. Hashize ikinyejana kimwe gusa haje korera ivuze ubuhuha mu mwaka w'1820 uturutse mu gace ka Calcutta mu Buhinde, ifata mu bihugu byose bya Aziya igera no mu Burayi. Mu myaka 4 iki cyorezo cyari kimaze guhitana ibihumbi amagana menshi ku batuye iyi migabane yombi, cyane cyane ingabo z'Abongereza. Mu mwaka w'2009 hadutse ibicurane by'ibiguruka byafashe abantu miliyoni 500. Iki cyorezo gihitana miliyoni 100 z'abatuye ku isi. Ibiri kuba rero kuri uyu mubumbe, bamwe biratunguranye, ariko ku bandi ntibitunguranye kuko babisomye, bari basanzwe babizi, kandi byabaye nk'uko bari barabyisomeye muri Bibiliya. Abinyujije mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya, Imana yerekanye zimwe mu ngamba zizakoreshwa mu kurinda abana bayo kwandura no kwanduza izo ndwara z'ibyorezo. Tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 26 umurongo wa 20 kugeza ku 21. Uretse kutiga ijambo ry'Imana ngo rituyobore, ntitwagombye gutungurwa n'ibiri kutubaho, kuko ari ntacyo ritavuze mbere y'uko kibaho. Uwiteka yari yarerekanye mbere ko kunywa inzoga muri icyo gihe bizaba ikibazo gikomereye amahanga. Urabisoma muri Yesaya igice cya 24 umurongo wa 7. Uwiteka yari yarerekanye bitaraba ko muri ibyo bihe abanywi b'inzoga bazazinywa bihishe, kuzinywera mu bwihisho, ari nta byishimo nk'ibyo bari basanganwe, nta nanga, nta rusaku, nta mbyino n'ibindi binezeza abanywi, byose bizaba byacecekeshejwe. Yesaya 24 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Umwami Imana yari yarerekanye ko muri ibyo bihe by'amage benshi bazafata ingamba zitarimo kuyiyambaza muri rusange. Amosi igice cya 6 umurongo wa 10 umugabane wa 2, ndetse ko benshi babasha kuyivaho bitewe n'ibiri kwisukiranya ku isi. Ibyabaye, ibiri kuba n'ibizaba ni ukuzura kw'ibyavuzwe kera n'umwami Imana, nk'uko tubibona muri Luka igice cya 1 umurongo wa 37 ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Niba rero byari byaravuzwe, bigombe bisohora uko byamera kose. Tuzahora dusoma ibitabo by'ubuhanuzi bitubwire ngo hazabaho, ariko ibitangazamakuru n'ibinyamakuru bizatubwira ngo habayeho. Urugero, nusoma ibyanditswe muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 2, uzasanga handitswe ngo arababwira ati, ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Ariya magambo avuga ngo hatazasigara akomeje kwandikwa muri Bibiliya zacu, avuga ibizaba kandi byarangiye kuba. Ni henshi wasanga ayo magambo muri Bibiliya. Izindi ngero, nko muri Matayo 24 umurongo wa 15 kugeza ku wa 16, ibyanditswe mwaha byarabaye, ariko biri cyavugwa nk'ibitegerejwe. Inshuti muvandimwe uteze amatwi iki cyigisho, ntushobora kumenya ibizaba udahuje ibyahanuwe n'ibiri kuba. Dukeneye Mwuka Wera biduhishurira kugira ngo tutazimirira mu mwijima aho abandi bazimiriye. Byanditswe ngo uko ibintu bimeze mu isi byerekana yuko ibihe by'akaga twabigezemo rwose. Ibinyamakuru bisohoka buri munsi byuzuyemo amakuru y'ibimenyetso biteye ubwoba by'ibyenda kuba, kandi byenda kubaho vuba bidatinze. Aya magambo urayasanga mu gitabo Umurimo wa Gikristo ku rupapuro rwa 50.
cyasohotse mu mwaka wa 2019 ingeri ya mbere. Muvandimwe, kugira ngo wumve neza isora ry'ibyavuzwe n'Imana muri Yesaya 51 ku murongo wa 6, kurikira raporo yasohowe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yerekana ibiri guhitana ubuzima bwa benshi kuri uyu mubumbe kuva ku itariki ya mbere Mutarama 2020 kugeza ku itariki ya 5 Gicurasi 2020, berekana ko coronavirus yari imaze guhitana 237,469 ku isi. Malaria yari imaze guhitana 327,267 ku isi. Izindi ndwara zimaze guhitana 357,785. Impanuka zo mu mihanda zimaze guhitana 450,388. Kanseri yari imaze guhitana 2,740,193. Mirire mibi yari imaze guhitana 3,731,427. Indwara zanduza ibyo bita maladie infectieuse zari zimaze guhitana 4,433,131,251. naho gukuramo inda byari bimaze guhitana abantu 14,184,388. Isoko yabyo cyangwa se aho nabikuye ni ku rubuga rwa worldmatters.info, niho ushobora kubona aya makuru. None hirya y'iri korosi hari iki? Hirya y'ibi byose tubonye hagiye gukurikiraho iki? Hirya y'ihindagurika ry'ibihe, climate change, hihishe iki mu by'ukuri? Hirya yo kwemererwa gushyingiranwa byemewe n'amategeko kw'abahuje igitsina aribyo byarimbuje Sodomu na Gomora hari iki? Hirya yo kwivumbagatanya kw'abatuye isi, hirya y'imitingito n'imyuzure, ni iki kigiye gukurikiraho? Ni iki cyihishe inyuma y'ibyo tubona n'ibyo twumva buri munsi? Ni iki cyihishe inyuma yo kuburira ibisubizo ibibazo biri kuri uyu mubumbe? Ni bande bihishe inyuma yo kuzura kw'ibyahanuwe nubwo byahanuwe koko? Amosi igice cya 3 umurongo wa 7 byanditswe ngo, nuko Uwiteka Imana ntizagira ikikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibishwe byayo, nk'uko no muri Luka igice cya mbere umurongo wa 37 handitswe ngo, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mwumve neza ko ibwiriza ryanditswe muri Mariko igice cya 13 ku murongo wa 33 ritureba twese ngo, mwirinde, musenge kandi mube maso. Kwirinda ni rimwe mu mahame abasha kudufasha gukomeza gukumira no guhangana n'ibiri kutwisukaho. Ibyanditswe mu gitabo Intambara Ikomeye cyanditswe na Ellen White bitubwira ko umuturambye uzashakirwa mu gukumira iyangirika ry'ibidukikije, ihungabana ry'ubukungu, guhagarika ibyorezo by'indwara, impanuka zose, inkongi z'umuriro, imyuzure n'ibindi biza hamwe n'impfu zitunguranye, ari uko abatuye iyi si bose bazahatirwa kuruhuka umunsi umwe. Iri tegeko ryo gusaba abatuye isi yose kujya kubahiriza ikiruhuko cy'umunsi umwe rero wo ku cyumweru sandereste mu ngamba zo kwirinda no kurwanya imihindagurikire y'ibihe, ni ugukoza urutoki mu jisho ry'Imana, kandi Imana ntizabura guhaguruka ngo irengere ukuri yandikishije kera muri Bibiliya. Si ubwa mbere Imana ihagurukira guhangana n'abayubahuka. Byabayeho mu minsi ya Nowa, ubwo ab'isi basimbuzaga Imana ubwenge bwabo, kwishyira hejuru, kwisuzugura no gutwarwa n'iby'isi kugeza aho bayubahuka. Yarahagurutse iratabara. Byanditswe mu Itangiriro igice cya 6 n'igice cya 7, urabyumva neza. Umunara w'Ibabeli, ukunanirana ko b'icyo gihe bubatse umunara wo kugoma wa Babeli, Imana ntiyarekeye aho kubw'imigambi mibisha bari bafite. Yarahagurutse ikoma mu nkokora imigambi yabo. Itangiriro igice cya 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Sodomu na Gomora ubwo bakoromberezaga Imana mu busambanyi, igihugu cyose kikiroha mu butinganyi kugeza naho bifasha ibihugu birenze kimwe, byagenze gute? Ese mugira ngo Imana yarabyihoreye? Reka da. Byanditswe mu Itangiriro igice cya 19 umurongo wa 1 kugeza ku wa 29 ko iyo midugudu yarimbuwe n'amazuku. Ishyanga yitoranirije rya Isirayeli mu gitabo cyo kuva igice cya 19 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 ikarishima ubwo ryayigomekagaho Imana ntiyabyihoreye, kuko mu mwaka wa 70 Imana yaciye amateka. Ibyamaze gutegurwa nibigerwaho
bizaba bisoje ibyari byarahanuwe nk'uko twari tubitegereje, kuko byari byanditswe mu gitabo Intambara Ikomeye cyanditswe na Ellen White ku rupapuro rwa 414 kugeza 416, ko hazifashishwa ikibazo cy'ihungabana ry'ubukungu, ikibazo cy'ibiza n'ikibazo cy'indwara z'ibyorezo kugira ngo bibaganishe ku kiruhuko cy'umunsi umwe ari cyo Sunday rest, ikiruhuko cya dimanche. Mu gihe cya Eliya isi yamaze imyaka 3 n'igice nta mvura igwa, abaturage, amatungo, inyamaswa n'ibindi bikenera ibibitunga byaragize ikibazo, harapfuye benshi, hapfa amatungo n'inyamaswa byinshi. Kugira ngo iryo hindagurika ry'ibihe rishobore gukemurwa, ntabwo ab'icyo gihe bavuze ko ari bo babifitiye ububasha, kuko n'abahanuzi bari bamaze kwiyegeranya n'abashera, ntabwo batanze igisubizo. Ahubwo ubugorozi bumaze kuboneka, bamaze kongera kwiyunga n'Imana, bamaze kwicisha bugufi, bamaze guha ikuzo Imana, bavuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, nibwo imvura yaguye. Igihe icyo ari cyo cyose hakibaho amategeko asuzuguza Imana, arwanya Imana, akora mu jisho ry'Imana, ntabwo bizahagarara. Bizakomeza bitwara ubuzima bwa benshi n'imitungo baruhiye, keretse gusa habayeho kwicisha bugufi no kwiyunga n'Imana, habayeho guhindukirira Imana, hakabaho kubaha uwo mwami wo mu ijuru. Byanditswe kandi mu gitabo Bizaba mu minsi y'imperuka ku rupapuro rwa 18 akagingo ka 17 ngo twagombye kwiga ibimenyetso bikomeye biranga ibihe turimo. Ikibazo rero kiri hagati y'itegeko ry'Imana n'itegeko ry'umuntu. Isibaniro ry'uru rugamba naha rishingiye, naha honyine nta handi. Byanditswe mu gitabo Bizaba mu minsi y'imperuka ku rupapuro rwa 18 ngo benshi n'abadasobanukiwe ubuhanuzi bugendanye n'ibihe turimo, kandi bagomba gusobanurirwa neza. Mu gitabo cyitwa Evenement de Dernier Jour bagomba gusobanurirwa neza. Ku paji ya 18 niko handitswe inshingano y'abayobozi ndetse ikaba n'iyabizera niyo kuvuza impanda mu buryo busobanutse, ku buryo buri wese abyumva. Kubw'ihungabana ry'ubukungu hazakurikiraho ikiruhuko cy'umunsi umwe, dimanche, Sunday rest, nk'uko byanditswe mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 15 kugera ku wa 18. Handitswe hatuwe neza ngo ihabwa gu'icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose, itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunze n'abakene, n'abamudendezo n'abimbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Amategeko y'Imana n'ay'abantu rero bigiye kugongana. Isaha ya 11 ya gihanuzi ni ishyiraniro ry'intambara ikomeye. Mukenyere mwikomereje mu byanditswe byera, kuko ikinyoma kirashegera gutegeka ukuri kandi bidashoboka. Kumvira itegeko ry'umuntu karisimbuza iry'Imana nibyo bisobanuye kuramya inyamaswa. Kwemerera idini kukuyobora muri ubwo buyobe bukuraho itegeko ry'Imana bakarituisha itegeko ry'umuntu nibyo byitwa kuramya igishushanyo cy'inyamaswa. Tubona mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Byaranditswe ngo twakagombye gukoresha imbaraga zacu zose ngo tubwire ab'isi uko kuri. Umuburo ukomeye uhamenya ko umunsi w'Uwiteka uzaza utunguranye mu buryo bwihuse kandi butitezwe. Ntugomba kubwirwa isi gusa, ahubwo ugomba no kubwirwa amatorero yacu. Ibimenyetso bitugaragariza ko icyo gihe gikomeye kiri bugufi cyane. Aya magambo araboneka mu gitabo cyanditswe na Ellen White cyitwa Amahame y'uburezi bwa Gikristo ku rupapuro rwa 335 kugeza 336. Byarahanuwe ngo igikorwa gishyigikira ikiruhuko cy'icyumweru kirakorera urugendo rwacyo mu mwijima. Ababifitemo uruhare barahisha imigambi yabo ku buryo abifatanya nabo batabona aho kigusha. Ibiteganijwe byacyo bifite ishusho ya Gikristo, ariko ubwo kizagaragaza imvugo yacyo ku munsi ukomeye, imvugo yacyo izagaragara ko ari iya Satani. Byanditswe na Ellen White mu gitabo cye yise Ibihamya by'itorero cy'Igifaransa, igitabo cya 2 ku rupapuro rw'180. Guhaguruka ukarengera ukuri mu mbaga nyamwinshi yerereje ikinyoma igakandagirira ukuri munsi y'ibirenge byabo si ibyoroshye kuri benshi. Ni ukuba witeguye guhara byose kubwo kurengera ukuri no kuba wahara n'amagara yawe nk'uko intumwa byazigendekeye, kandi nk'uko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 11. Byanditswe mu gitabo Bizaba mu minsi y'imperuka cyasohotse 2004
ku rupapuro rw'111 akagingo ka 513 ngo abantu bose bazanga kunamira itegeko rizaba ryashyizweho n'inama nkuru z'amadini y'ibihugu no kubahiriza amategeko y'ibihugu kugira ngo berereze isabato yashyizweho n'umunyabugome ngo basuzugure umunsi wejejwe n'Imana, bazagerwaho n'ingaruka zidakomotse ku bupapa gusa ahubwo n'izikomotse ku buprotestant, ari nacyo gishushanyo cy'inyamaswa. Dufite ibyitegererezo by'abatubanjirije iyi nzira n'ibyapa bashinze kugira ngo tutayoba. Ellen White yabyanditse mu gitabo ibyakozwe n'intumwa ku rupapuro rwa 46 n'urwa 47 ngo ihame abigishwa batsimbarayo bashize amanga mu gusubiza babakomaga mu nkokora n'iri ngo niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana nimuhitemo. Ibiri muri Bibiliya ndabyizera, ibitari muri Bibiliya kandi biyirwanya si ibyanjye. Ibura bisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 ku murongo wa 19 muvandimwe. Iri hame ni naryo abayobotse ubutumwa bwiza baharaniraga gukomeraho mu bihe by'ubugorozi. Mu mwaka w'1529 ibikomangoma by'Abadage byateraniye ahitwa Diet of Spires, maze hatangizwa itegeko ry'umwami w'abami ribuza ubwisanzure mu by'iyobokamana ndetse n'ikwirakwizwa ry'inyigisho z'abagorozi. Byagaragaraga ko ibyiringiro by'isi byari hafi kurangira. Mbese ibikomangoma byari kwemera iryo tegeko? Mbese umucyo w'ubutumwa bwiza wari guhishwa imbaga y'abantu yari ikiri mu mwijima? Ingingo zikomeye zireba isi zari zigeze ahakomeye. Abari baremeye imyizerere y'ubugorozi barifatanije kandi icyemezo bari bahuriyeho cyari iki ngo reka twange iri tegeko. Mu bijyanye no gukora icyo umutima namu gusaba, kuba mu ruhande rwa benshi sibyo bihabwa agaciro. Iri hame tugomba kurishyigikira dukomeje no muri iki gihe cyacu. Ibendera ry'ukuri n'ubwisanzure mu by'iyobokamana ryazamuwe n'abatangije itorero rivuga ubutumwa bwiza bafatanije n'abahamya b'Imana mu binyejana byahise. Muri iki gihe cy'intambara iheruka nitwe ryaragijwe. Inshingano yo kwita kuri iyi mpano ikomeye ifitwe n'ab'Imana yahaye umugisha wo kumenya ijambo ryayo. Tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu nk'ubwashyizweho n'Imana kandi tukigisha ko kumvira amategeko yabwo ari inshingano yera. Ariko mu gihe amategeko ya leta anyuranije n'iby'Imana itegeka, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Byanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 29. Niko Uwiteka avuga, ntibigomba gusimburwa na niko itorero ryavuze cyangwa niko ubutegetsi bwa leta buvuga. Ikamba rya Kristo rigomba gushyirwa hejuru kuruta amakamba y'abami bo ku isi. Iki ni igitabo cyasohotse 2010. Muri urugamba rero uzumvira nde? Ndasoreza mu magambo aboneka mu byahishe igice cya 13 ku murongo wa 9 handitswe ngo ufite ugutwi niyumve. Ufite ugutwi niyumve. Mwuka wera abane nawe, agushoboze gufata ibyemezo, agushoboze guherera mu ruhande Imana izagusangamo, kandi uzabona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ryawe Mana niryo rituyobora. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Wacu kandi uyoborwa naryo ntabwo azarindagira. Uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro.